yes rika nongere ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho rwose mucete rwanye by'isi twifurije kugira amahirwe n'umushyanse ibyo kora byose bigene neza takuri gatanu nkuko ubyifuza. Birumvikana turi ku munsi wo ku cyumweru turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 muri kano kanyero mutwemere turebere hamwe ibya makuru akomeshkenda agarukwaho ni hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na ibintu byamaze kuba byongera kuzamba mu buryo bukomeye cyane n'abarwanye binyeshyamba za General Satani Makenga kuzamagingo ya bonge kuba n'ubundi bacurika ikibwa cy'imirwano aho bakomeshkenda abongera kwigarurira ibice bigiye bitandukanye byo muri Sudi Kivu ndetse na Kivu ya ruguru. Umusozi wa Buweni kuzamagingo komeshkenda ukontrolwa n'abarwanyi ba General Satani Makenga kuza muri aya masaha nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari imirwano karundura naje kuba ifatirwamo mbiri n'abakomandobe cyane bo mu gihugu cy'u Burundi by'umwariko n'ingabo za FDNB. Aho rero ahangaha naje no kuba hafatirwa n'indege ya drone ariko mishkenda izengereza bimwe mu bice by'ibitandukanye bya hariya muri Sudi Kivu. Muri cyo twa Warungu naho hongeye kuba hagaragara imirwano ikomeye cyane kuri izi mande zombi zihanganye bivuga ko rero by'umwariko bamwe mu bagenerali karahabutaka bari basanzwe by'umwariko barwana muri uyu mutwe wa Waza nabo baje kuba n'ubundi bahasiga ubuzima. Ibi byose bikomishkenda bigaragaza ko noneho hatanga kugenda harurwa inzira zikomeye cyane zo kuba uyu General Satani Makenga ndetse n'abakomandobe bagomba kuba noneho bakwerekeza muri iriya ntara Kivu y'amajyepfo by'umwariko noneho muri uriya mugi wa Bukavu izamagingo ya warukomishkenda usa naho ugaranirwa n'ibibazo bigiye bitandukanye byaturukaga kuri izi mande zombi zashyamiranaga. Birumvikana rero by'umwariko abaturage b'abanyamurenge bari bamaze iminsi bahawe amasaha by'umwariko nizi Waza ko bagomba kuba bava muri bira bice bigiye bitandukanye rero banakomishkenda abatabaza by'umwariko basaba ko barenganurwa nyuma y'uko n'ubundi komishkenda abirukanwa ndetse batanurwa habwa n'agaciro bagaragaza ko rwose akomishkenda hagaragara ibikorwa by'ivangura muri iriya ntara Kivu y'amajyepfo by'umwariko muri uriya mugi wa Uvira kuzamagingo rero bishobora kuba byateza ikibazo gikomeye cyane. Ibiro byaje kuba n'ubundi bigarura ikizere cyo kuba abaturage bagiye kuba batabarwa n'izi ntare za Sarambwe. Ni byinshi komishkenda abigarukwaho by'umwihariko mu mugi wa Goma naho hakomishkenda hakazwa umutekano ndetse hakanimakazwa isuku aho baba polisi baherutse kwa n'ubundi bashyirwa muri uyu mugi wa Goma kuzamagingo none batangenda bakora icyerekeranye n'ubugenzuzi kubyerekeranye n'uri ya mugi wa Goma aho isa ku isa n'ubundi komishkenda bacungana n'abaturage by'umwihariko batarimo kugenda bahakora isuku kugira ngo uyu mugi ubashe kuba waza mu migi ya mbere hano muri Afurika by'umwihariko ubashe kuba cyangwa se abaturage bashe kuba bacibwa amande ndetse bahabwe n'ibihano. Ni byinshi komishkenda abigarukwaho n'ubundi komishkenda bigaragaza ko rero by'umwihariko aba barwanyi ba General Satani Makenga bifuza kuba bafata ibice bamaze kuba abigarurira bakabigira paradizo ndetse abaturage baho cyangwa se babituri bakabasha kuba by'umwihariko bagaragara nk'abaturage batuye muri Edeni kuzamagingo rero. Ni byinshi komishkenda abigaragaza ko hari na byinshi komishkenda abikorwa kugira ngo uru rugamba rubashe kuba by'umwihariko rwanarangira burundu muri ibi bice by'ibitandukanye byamaze kuba abyigarurirwa n'aba barwanyi ba General Satani Makenga. Ni byinshi mu by'ukuri komishkenda abigarukwaho kuri uriya musozi wa Buweni nk'uko na komishkenda mbikubwira kuko niho kwizamagingo ya urugamba navuga ko rwamaje kuba n'ubundi rubera kuri uno munsi mu duce twa Warungu nago ibintu byoroshye habe na gato yewe komishkenda abinagaragara ko rero by'umwihariko umugi wa Uvira no komishkenda by'umwihariko uhungwa cyangwa se bawuvamo kubwishi cyane by'umwariko nabari kurwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Ibi byose ni komishkenda ro bigaragaza ko by'umwariko hagiye kuba haba akandi kantu ko kuba noneho iyi mitwe y'inyeshyamba igiye kuba yakongera kwiyirukana nkuko byari byagenze mu ifatwa ry'umugi wa Bukavu nyuma yuko n'ubundi iyi mitwe by'umwihariko y'ama 23 ndetse n'abakomishkenda bahuza muri ibi bikorwa by'umwariko biganjemo abaturage biyemeje kwa noneho bashyigikira uyu mutwe bakomeshkenda by'umwariko bahuriza hamwe mu gushaka uburyo bagenda bahindura ibintu mu buryo bukomeye cyane muri ibi bice bigiye bitandukanye uyu mutwe wa General Satani Makenga wamaze kuba awigarurira. Birumvikana ko rero ari amakuru menshi cyane komeshkenda agarukwaho muri Kivu zombi niyo yose tugiye kuba rero turebera nk'gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye. Icyo tugusaba nta kindi usibye kuba watwereka ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe ahango muri comment bijyanye n'amakuru komeshkenda tukugezaho ubundi gihe cyose uzarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nakazajya uhita kibona mu bambere ndetse kandi twazarushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwishe ndetse nuko bukeye namaze gukanda sub
subscribe ngengwa ikaze n'ubundi muri aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangaza makuru binyuranye n'ubundi muri aya masaha y'igicamutyo kuri iki cyumweru tariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025 tuguhaye ikaze. Yesirika twihuse cyane rero nabyo gutinya n'ubundi turebere hamwe ibyamakuru akomeje kugenda agarukwaho ni kubyerekeranye n'urugamba rukomeje kugenda rubera hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Twamaze kuba tugaruka cyangwa se twinjira mu makuru mu buryo burambuye ko bimaze kuba bibera cyangwa se no kubiri kubera mu musozi wa Buweni, aho bitangazwa ko mu rugamba rukomeye cyane rwasakiranyije impande zombi ni ingabo z'Uburundi arizo FDNB zifatanyije n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Waza ugizwe n'urubyiruko by'umwihariko rwahagurukiye kuba ngo rwarwanya uyu mutwe wa General Sultan Makenga. Abangaro bamaze kuba bahurira n'uva gusenya muri uyu musozi wa Buweni, aho bitangazwa ko rero ahangaha habereye urugamba rukomeye cyane rwaje kuba n'ubundi rufatirwamo mpiri abarwanyi benshi cyane bo muri uyu mutwe wa Waza. Ni mugi kandi bitangazwa ko ahangaha naje kuba hafatirwa indege n'indege by'umwihariko yo mu bwoko bwa drone ngo ari ikomeje kugenda inifashishwa mu bice by'ibitandukanye bya Kivu y'amajyepfo, dore ko atari rimwe cyangwa se kabiri uyu mutwe wa General Sultan Makenga utangaza ko hagabwe ibitiro bigahitana abatari bake by'umwihariko mu baturage b'abasivile batuye mu bice bamaze kuba abigarurira. Iyi ndege ya drone rero kiza magingwa ikaba iri mu maboko y'izi ngabo za General Sultan Makenga. Ni indege rero ifatiwe mu mirwano karahabutaka irimo kugenda ibera hariya ku musozi wa Buweni. Ni amakuru cyangwa se update nyinshi zikomeje kugenda azigarukwaho ku rugamba, aho bikomeje kugenda abigaragara ko mu bindi bice bigiye bitandukanye harimo na za Warungu n'abakomeje kugenda hasa naho n'ubundi mu masaha ari imbere hashobora kwaka umuriro mu buryo bukomeye cyane, dore ko bitangazwa ko ahangango mu gitondo cya kare ahari ibirindiro bya M23 ngo haje kuba rero haraswa amasasu by'umwihariko bakomeje kugenda abatangaza ko ayangaya arayo cyangwa se ari amasasu by'umwihariko y'ubushotoranyi n'ubundi bwa leta y'Kinshasa. Bigatangazwa ko n'ubundi mu masaha ari imbere ubwo muri Buweni haraza kuba n'ubundi hamaze kuba hahagarikwa icyerekeranye n'imiripuko yaje kuba n'ubundi ihazindukira. Nta kabuza rero muri utu duce twa Warungu naho hashobora kuba hakwaka umuriro kugira ngo basubize inyuma iyi mitwe y'inyeshyamba irimo Waza ndetse n'izi ngabo z'igihugu cy'Urundi arizo FDNB ngo bamaze kuba abataka mu buryo bukomeye cyane. Rero izi ngabo za General Sultan Makenga nazo zikomeje kugenda azikora ibishoboka byose muri gahunda zikomeye cyane zikomeje kugenda zirwana kugira ngo zibashe kuba zaharura inzira iberekeza hariya muri uriya mugi wa Uvira kuza magingo ya umaze iminsi ugarukwaho cyane ndetse unaherutse no kubiramo urupfu rwatunguranye cyane ku batari bake. Ni urupfu rw'uwitwa Generali Mwaku kuza magingo ya wari wungirije uwitwa Gasita. Uyu nguyu murabizi ko ari we wari umaze iminsi yaratumye ibintu bidibangana mu buryo bukomeye cyane muri uriya mugi wa Uvira. Uwitwa General Gasita rero akimara kuba yahungishwa n'ingabo z'igihugu cy'Urundi agahungira i Bujumbura, haje kuba n'ubundi hagaragara igisa naho n'ubundi ari tuze, ariko kisa magingo ya bikaba byamaze gutangazwa ko uwitwa Generali Mwaku yamaze kuba n'ubundi apfira muri uriya mugi wa Uvira mu buryo butunguranye cyane. Ni urupfu rwakomeje kugenda rugaruka, ariko rero bikaba byamaze no kuba abyemezwa na leta y'Kinshasa, aho igisirikare cya Kongo cyamaze kuba cyemeza ko uyu Generali Mwaku ngo yaje kuba rero aburira ubuzima hariya. Ni mugero uru rupfu ngo rwakomeje kugenda rushinjwa abarwanyi ba General Sultan Makenga bivuga ko ngo baba barakoresheje amarozi kugira ngo uyu Generali Mwaku abashe kuba yaburira ubuzima muri uriya mugi wa Uvira mu buryo bwaje kuba butungura abatari bake. Ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho muri ibi bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'amajyepfo ndetse na Kivu ya ruguru, dore ko bikomeje kugenda abitangazwa ko mu mugi wa Goma naho hakomeje kugenda rwose himakazwa umuco w'isuku, hahandi hagaragaraga ibintu navuga ko rwose ari ibidendezi, imyanda iraho ngaho by'umwihariko ikumbagaye muri uriya mugi wa Goma. Iza magingwa ibi byose byamaze kuba n'ubundi ibikurwa cyangwa se byamaze no kuba bikurwaho, aho noneho gikomeje kugenda noneho gikurikiranwa ari ugushaka uburyo iyi suku iri muri uyu mugi wa Goma noneho yahaguma ikabasha kuba n'ubundi yaba nk'umuco waho, aho bikomeje kugenda bitangazwa ko abapolisi baherutse kuba abakorezwa muri uyu mugi wa Goma kugira ngo babashe kuba bajya gucungayo umutekano. Abangaba batangiye kugenda bakora ubugenzuzi basanga umwanda imbere y'ahantu ukorira, by'umwihariko baguca amande ndetse baguhereza n'ibihano bigukwiriye. Ibi byose muri gahunda zo kugira ngo rero isuku ibashe kuba yakwimakazwa muri uriya mugi wa Goma, ndetse ibintu byerekeranye n'umwanda
imihanda bicukubiri n'ahantu aba barwanyi ba General Sultan Makenga kwiza magingo ya ababa bakontrola by'umwihariko hagaragara itandukaniro hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ibikorwa bya aba barwanyi ba General Sultan Makenga. Ni byinshi kwamshigenda abigarukwaho dore ko atari muri uyu musozi wa Bueni gusa ari kubera imirwano teretwari ya Masisi naho nago ibintu byoroshye ko bitangazwa ko n'ubundi naho harimo kugenda humvikana ibintu byo kurasana ku mpande zombi, ariko akaba gukoreshwa imponda zitaremereye cyane, bikagaragara ko rero ku mpande zombi mu gihe cyose bishobora kuba n'ubundi ibyaturika cyane, bishobora kuba n'ubundi byateza ikibazo cyo kuba uruhande rwa General Sultan Makenga by'umwihariko rwateza noneho urugamba rukarahabutaka muri ibi bice bigiye bitandukanye bya hano muri Kivu ya ruguru, by'umwihariko muri iriya teritwari ya Masisi naho hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane hanganishije izi mande zombi, nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho turi guhabwa n'imboni zacu akomeje kugenda abitangaza. Ni byishiro mw'abantu mwe bikomeje kugenda abigarukwaho mu bice bigiye bitandukanye bya hano Sudi, Kivu ndetse na Kivu y'amajyaruguru, by'umwihariko nahazwi inko mu mujyi wa Bujumbura, aho bitangazwa ko rero by'umwihariko bamwe mu bayobozi bari baje kuba bakora inama yo gukemura ibibazo byari bikomeje kugenda abibera muri uriya mujyi wa Uvira. N'abayobozi bari baturutse i Kinshasa bararongo bahise nabo bongera kwisubirirayo, aho ngo berekeje ahubwo mu gihugu cy'Urundi ni mu mujyi wa Bujumbura, nawo ukomeje kugenda ugaruka cyane muri no minsi ushobora kuzabiramo akantu nyuma y'iko n'ubundi uyu mujyi wa Bujumbura ari wo uherereyemo ikibuga cy'indege, by'umwihariko cyakomeje kugenda kivugwaho kuba kiri gukusanyirizwaho intwaro zigiye zitandukanye leta y'igihugu cy'Urundi ndetse na leta ya Kongo bifuza kuzifashisha ngo mu rugamba rwo kuba rero bakwirukana aba barwanyi ba General Sultan Makenga muri ibi bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Kivu y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru. Ni mugiro by'umwihariko imikorani yari ikomeje kugenda igaragara ku mpande zombi, ni iri huriro rya Kongo cyangwa se ry'izi ngabo za Kongo FRDC hamwe n'izi ngabo z'igihugu cy'Urundi byari bikomeje kugenda bisa naho bidahuza cyangwa se izi mpande zombi zitari guhuza. Iza magingoro amakuru akomeje kugenda avuga ko by'umwihariko Waza ndetse n'izi ngabo za Kongo bongeye kuba bihuza mu buryo bukomeye cyane, aho by'umwihariko imikoranire yongeye kuba igaruka. Ni mugero byari bimaze iminsi bivuga ko rero Waza nayo ishobora kuba n'ubundi iri muri gahunda zo kuba noneho yakwigarira ibice byayo nayo ikabasha kuba yarwana yifata ahantu izi nyeshyamba za General Sultan Makenga zagiye zigarurira, nabo bakabasha kuba bahakotora cyangwa se nabo bakazabasha kuba bakoramo leta yabo. Ibi byose rero byamaze kuba bihinduka mu buryo bukomeye cyane, izi mande zongeye kuba zigirana imikoranire ihambaye, aho bakomeje kugenda bashakira hamwe uko bahuza imbaraga kugira ngo babashe kuba birukana uyu mutwe w'inyeshyamba wa General Sultan Makenga, nubwo naho kizamagingo ya utaboroheye. Ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho mu bice binyuranye bya hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo, byose turagenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye mu yandi makuru dukomeje kugenda tubategurira inyuma mu gikari. Icyo ngusaba nakindi komeza ubane natwe, ubundi natwe dukomeje kugenda tugutegurira byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kisamagingo bikomeje kugenda kigaragaramo imirwano mu bice bigiye bitandukanye.